Muraho neza, ikaze mu kiganiro cyacu kivuga ku buzima bw'umugore utwite intambwe ku ntambwe, aho tuzajya tuganira ku byerekeye ku gutwita, indwara n'ibibazo umugore utwite ahura nabyo, tunarebere hamwe uko byakemurwa n'uko umugore ashobora kwita ku buzima bwe mu rugendo rwose rwo gutwita. Mu gice cya mbere turarebera hamwe ubusobanuro bwo gutwita, tunareba ukuntu bitangira mu mubiri w'umugore. Ese wigeze wibaza uko gutwita bitangira? Hari abagore benshi batwita ntibabimenyere ku gihe, kandi kutabimenya bishobora gutera ibibazo bitandukanye mu gihe hatabayeho kwita ku buzima bwa bombi hakiri kare. Ibi ni byo tugiye kuganiraho tubivuye imuzi rero, kandi nzi neza ko bizagufasha kumenya icyo gukora hakiri kare. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Miriam, naho mu kanya. Gutwita ni igihe umugore atangiye kugira inda. Ibi bivuze ko umwana uri mu nda atangiye gukura, kandi umubiri w'umugore ugahinduka kugira ngo umwana akure neza. Gutwita ntabwo ari ukugira inda gusa, ahubwo ni urugendo rw'umubiri n'amarangamutima y'umugore, byose bigamije gutegura ubuzima bwiza bw'umwana. Nko mu byumweru bya mbere, umugore ashobora kumva atisanzuye neza cyangwa adatekanye, kuko umubiri we uba utangiye guhinduka. Gutwita rero bibaho nyuma y'uko habayeho imibonano mpuzabitsina idakingiye, mu gihe umugore cyangwa se umukobwa ari mu burumbuke. Hari no gutwita gushobora kuba ku mudamu cyangwa se umukobwa iyo yatewe urusoro rwabayeho habanje guhuzwa intangangore ndetse n'intangangabo hatabayeho imibonano mpuzabitsina, maze rugaterwa mu mura w'umugore, agatwita nk'uko bisanzwe, akazabyara nk'uko abandi babyara. Ingingo ya kabiri turavugamo uko inda itangira. Inda itangira iyo intanga y'umugabo ihuye n'intanga y'umugore. Igihe intangangabo ihuye neza n'intangangore habaho fekondasiyo. Iyo fekondasiyo imaze kuba, biforuma igi. Igi rijya mu nda ahitwa muri nyababyeyi cyangwa se mu mura, aho ritangira gukurira. Iyo niyo ntangiriro nyakuri yo gutwita, kandi umubiri w'umugore utangira gukora impinduka zitandukanye kugira ngo umwana akure neza. Hari igihe abagore bamwe batabona ibimenyetso by'uko batwite hakiri kare, ariko biba ari ngombwa kubimenya ku gihe kugira ngo we n'umwana batangire kwitabwaho. Reka tuganire noneho ku mpinduka z'umugore utwite. Hari impinduka zitangira kuba ku mubiri w'umugore mbere y'uko hagaragara ibimenyetso nko kuruka n'ibindi bigaragarira amaso y'abantu. Izi mpinduka ziba zishingiye ku mikorere y'imbere mu mubiri, ntiziba zigaragara hanze, kabone n'uwo babana mu nzu nta kidasanzwe amubonaho. Impinduka ya mbere ni uko hatangira gukorwa umusemburo witwa hormone gonadotropine chorionique cyangwa se HCG. Ibi bikaba bibaho diregite iyo umugore agisama, igi rimaze kwinjira mu mura, umubiri ubwawo utangira gukora uwo musemburo, ari nawo ujya ugaragara mu nkari cyangwa se mu maraso iyo bapimye umudamu cyangwa umukobwa bashaka kumenya ko atwite. Uyu musemburo ushobora gutangira kugaragara mu nkari nibura nko guhera ku munsi wa 8 nyuma ya fekondasiyo. Uyu musemburo kandi ni nawo utuma imihango ihagarara. Indi mpinduka ni uko hatangira kubaho kwiyongera k'umusemburo wa progesterone n'umusemburo wa estrogene, ari nayo misemburo ituma umura ukomera kandi ukagira amaraso menshi, ikanatuma imihango itongera kugaruka, ikajya no mu mabere kuyaha amakuru yo kwitegura gutangira konsa, nayo akagira impinduka zihuse, ari byo uzumva ngo umukobwa watwite akaba ari guhisha inda, abazi kubireba neza bahita babibonera ku mabere. Ibi bikorwa n'imisemburo bitangira mbere y'uko umugore agira ibimenyetso bikomeye, harimo ibibonekera amaso yo hanze ku bandi bantu. Indi mpinduka ni uko umubiri utangira kongera ingano y'amaraso hakiri kare cyane kugira ngo uzashyigikire gukura k'umwana. Habaho kandi n'impinduka mu bwonko bw'umudamu cyangwa se umukobwa utwite, ugasanga imikorere y'ubwonko bwe si nk'iya mbere, ukabibwirwa no guhinduka kw'amarangamutima ye buke buke,
ariko uko hashira iminsi ahinduka cyane ku rundi rwego. Icyo gihe kandi habaho foromasiyo y'ingobyi nayo ikorwa hakiri kare, nubwo idahita igaragara ku buryo wayibona muri ekogarafi, ariko impamvu ikorwa kare ni ukugira ngo izabe isoko y'ibiribwa n'umwuka ku mwana uri kuremwa mu nda. Ni nabwo hatangira kubakwa k'uturemangingo tw'umwana nk'ubwonko, umutima nawo ugatangira kwiyubaka n'uturemangingo tugabanyijemo kandi twihuta cyane. Ibi byose bibaho mu byumweru bya mbere, kuva ku cyumweru cya mbere kugeza ku cya gatatu. Akenshi umugore aba atarasobanukirwa ubwe ko atwite, ariko aba ashobora kumva umunaniro udasanzwe, akaribwa mu mabere nk'aho ari ibimenyetso byo kujya mu mihango ariko ntize, agatangira kugira iseseme cyangwa se rimwe na rimwe agatangira aruka. Nubwo nta bimenyetso bigaragara ku mubiri wo hanze ngo abandi babibone, ariko imbere mu mubiri haba hari impinduka zikomeye cyane zitangira ako kanya umugore akimara gusama. Gusa ntabwo buri mugore abona impinduka kimwe n'uwundi, ariko kubimenya kare ni byiza kuko bigufasha kwitegura neza ku mubiri ndetse no mu mutwe. Ibi byose ni ibisanzwe, ariko igihe bibaye byinshi cyangwa bikagorana, uba ugomba kujya kwa muganga hakiri kare bakagufasha. Reka turebere hamwe noneho impamvu ari ingenzi cyane kumenya hakiri kare ko utwite. Kumenya ko utwite hakiri kare bifasha mu buryo bwinshi. Ubwa mbere ni uko bifasha kugira gahunda yo kwivuza neza no gukurikiranwa kwa muganga ku gihe. Ubwa kabiri ni uko bifasha kwirinda imiti wanywa utazi ko utwite cyangwa ibindi bintu ibyo ari byo byose bishobora guhungabanya umwana. Ubwa gatatu ni uko bifasha kugira imirire ikwiye ku mugore utwite. Kumenya ko utwite hakiri kare kandi bituma utangira kwitabwaho n'abaganga, bareba niba ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite bimeze neza, kandi bakaguha inama zikwiye. Ukanatangira gufata inyunganiramirire ku gihe kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda, bigatuma akura neza mu bwonko n'uruti rw'umugongo. N'iyo uzifashe kare kandi bigabanya ibyago by'indwara zimwe na zimwe ku mwana. Indi nyungu yo kumenya ko utwite hakiri kare, bigufasha gucunga indwara zisanzwe nk'umugore usanganywe diyabete cyangwa se umuvuduko w'amaraso, bigatuma zivurwa neza kugira ngo zitagira ingaruka ku nda utwite. Iyo ubimenye kare kandi bigufasha kwitegura neza mu mutwe no mu mibereho, ukabona umwanya wo kongera imari cyangwa se gusigasira akazi ukora neza ngo uzakuremo ibigufasha ubwo uzaba uri ku kiriri. Naho uburyo bwa kane ni uko bigufasha kugabanya impungenge z'ibintu ukeka bitari byo, ugatekana aho gukomeza gushidikanya wibaza ngo urwaye inzoka cyangwa ngo barakuroze. Rimwe na rimwe ugasanga uranywa n'imiti uhawe n'abavuzi ba gakondo, cyangwa se ukiyahirira imiti y'ibyatsi ukayinywa uvuga ngo urivura inzoka kandi ntazo urwaye, ukanayinywa nta gipimo nyacyo, ugasanga bitumye inda utwite ivamo, cyangwa se umwana yanavuka akavukana ubumuga, byose bitewe no kutita ku bimenyetso uri kubona hakiri kare ngo wisuzumishe kwa muganga baguhe ukuri, banagukurikirane ku gihe. Ikindi kandi bigufasha no gutegura neza ejo hazaza. Ubuzima bw'umugore utwite n'ubw'umwana atwite burushaho kuba bwiza iyo bombi bakurikiranwe hakiri kare. Gutwita rero si impinduka z'umubiri gusa, ahubwo ni impinduka z'amarangamutima, kuko utwite ashobora kumva ibyishimo, ubwoba, amarira n'ibyiringiro icyarimwe. Inkunga y'umuryango hamwe n'iy'umugabo ni ingenzi cyane muri uru rugendo rwo gutwita. Ikindi kandi gutwita si ukwiyongera kw'inda gusa, ahubwo ni no kwiyongera k'urukundo n'inshingano nshya umuntu aba abonye. Nubona umugore utwite ahindagurika mu marangamutima, rimwe na rimwe akibagirwa vuba, ntibikagutungure kuko nabyo ni ibisanzwe ku mpinduka zo mu bwonko igihe atwite. Umwana ntavukira mu muryango ku munsi umwe gusa rero, ahubwo atangira kubakwa mu rukundo mbere y'uko avuka. Gutwita ni igihe cyo gutegura ubuzima bushya, amahirwe yo kwiyitaho kurushaho, ni n'urugendo rukeneye ubumenyi, kwihangana no kugira urukundo rudasanzwe. Gutwita si ibintu bihita bikorwa mu buryo bworoshye, ahubwo ni urugendo rufite intambwe nyinshi, kandi kumenya ibyo byose hakiri kare bifasha umugore kwitegura neza
no kwita ku buzima bwe ndetse n'ubw'umwana atwite uko bikwiriye.